kubaha ikaze abakunzi ba Torotoro Channel. Iyi channel inyuraho ibiganiro bitandukanye byigisha ibigendanye no gukoresha imashini ya Torotoro mu mirimo itandukanye, cyane cyane reka twibande ku y'ubuhinzi. Nkuko mubizi rero, Torotoro uburyo yubatse, uburyo ikoze, ifite amapine atandukanye manini ndetse ku mashini imwe. Nubwo zigenda nazo zirutana, ugasanga hari amapine manini cyane, ukibaza ngo ese iriya pine iramutse igize ikibazo igatoboka ndi mu murima, ese nabigenza nte? Rero muri iyi video turashaka kubaha inyigisho ntoya kandi isobanutse mushobora kwifashisha igihe cyose muri mu murima. Tuvuge nk'umuopareta yagize ikibazo, ipine ye iratobotse, ari mu murima, uburyo yakwirwanaho akayikoresha kandi imirimo ye igakomeza nkuko byari bisanzwe. Rero muri iyi video murabonamo ibyiciro bitandukanye umuntu agomba kwitaho cyangwa se gukora kugira ngo yongere tracteri ye cyangwa Torotoro muri rusange yongere igaruke mu buzima bwiza, akomeze umurimo we bitamusabye umwanya munini ngo atakaze umusaruro. Rero muri kumwe na Veniste Baziruwiha muri RP, umukozi muri RP IPRC Huye. Niwe tugiye gufatanya tubasobanurire, tubereke ibyo mushobora gukora mu buryo bwo kwirwanaho cyangwa se kwidepana mu magambo asanzwe akoreshwa kugira ngo mukomeze akazi kanyu mu buryo navuga ngo bwihuse. Murakoze cyane. Nkuko twari tubivuze, Torotoro iba ifite amapine matoya aba ari imbere, hanyuma ikagira n'amapine manini aba ari inyuma. Reka tuvuge dutangirire ku ipine ntoya. Niba ugeze mu murima ukaba urimo guhinga, hari igihe usanga mu murima harimo nk'icyuma hasi, harimo ibintu bishobora gutuma iyo pine yawe itoboka. Niba itobotse rero ikaba ari ya pine ntoya y'imbere, twababwira yuko niba ugiye kujya gukora wakabaye ufite ya pompe ntoya. Ipompe tuzi nka ziriya bakoresha bapompa amapine ya moto. Ziriya pompe iraringaniye, si nini cyane ariko nanone si ntoya cyane. Iriya ushobora kuyifashisha niba ipine yawe y'imbere cyangwa se ipine ntoya itobotse, ukayifashisha ukagira ikintu ugeraho. Ubikora gute rero? Ipine yawe niba itobotse, ugomba kwihutira gushyira imashini ahantu hasa naho haringaniye. Kubera iki? Kugira ngo nuzajya gukuraho ya pine yawe uzaba uzi neza yuko imashini yawe isigaye imeze neza, idashobora kugwa ngo ihengame igwe. Iyo pine yawe rero uyikuraho ute? Niba umaze gushyira imashini ahantu haringaniye, ubwo urayijimije, hanyuma ushake ibintu utege ya mapine yandi atatu asigaye utari bukureho. Noneho ya pine yawe ugomba gukuraho, uzana urufunguzo rw'ipine woroshye amaburo ayifunze. Numara kuyoroshya, ushake ijeki, nayo ugomba kuba uyifite muri tools box witwaza cyangwa se agasanduku uba washyizemo ibikoresho cyangwa imfunguzo z'ibanze ushobora gukoresha, harimo na ya pompe ya moto twavugaga, abantu bose barayizi. Hanyuma ugatera ijeki, ukareba igice ushobora gushyiraho ijeki ku buryo itari buze guhengama, igafata neza. Noneho ukayitera, imashini yawe ikigira hejuru, ya pine ugomba gukuraho nayo ikava ku butaka. Warangiza ugafata ya maburo wari wayoroheje mbere ukayafungura burundu, noneho ipine ukayikuraho ukayishyira ku ruhande. Wamara kuyishyira ku ruhande, hari ibindi tugira byitwa stand, ibyuma bikomeye ku buryo ushobora nacyo kuza ukagitera impande ya yajeki kugira ngo imashini itaza kuremerera ijeki ikaba yamanuka. Ubwo icyo nacyo kikaba kiragufashije kugira ngo ya mashini yawe wizeye ko ifite umutekano, idashobora guhengama ngo ibe yagwa ku ruhande igwe hasi. Hanyuma ipine yawe ukayishyira ku ruhande, ufite na ya jeki yawe, ya pompe yawe ya moto. Tuba dufite n'akantu kita kanaume mu buzima busanzwe, n'akantu ufunguza mu nkondo y'ipine kugira ngo wa mwuka wari urimo mukeya wasigayemo ubukuremo. Ugafungura umwuka ukawukuramo, ukawumaramo burundu. Noneho ukifashisha ikintu kiremereye, ushobora no gukandagiraho nawe ubwawe y'umwuka wamaze kuwukuramo, kakubera ipine iba yoroshye. Hanyuma ipine ukayikanda cyane ikarekurana n'ijambe.
Iyo umaze kurekurana n'ijante rero ukoresha icyo twita tayareva, ni icyuma kirekire ukabasha kugikoresha ukomora ipine ku ijante. Iyo umaze kuyomoraho ku muzenguruko wose, bivuze ngo uregura neza, noneho ugakuramo ya chambrayeri cyangwa se cya kintu kiba kirimo umwuka cy'indani. Wamara kugikuramo, ari cyo kiba cyatobotse akenshi nubwo n'ipine iba yatobotseho, ukagikuramo noneho ukagishyira ku ruhande, ukongera uwikoresheje ya pompe yawe ukongeramo umwuka kugira ngo ubashe kureba neza ahantu hatobotse bya nyabyo. Iyo aho hantu rero umaze kuhabona, ushobora gushyiramo umwuka ugahita uhabona ako kanya, cyangwa se bikagusaba gukoresha utuntu amazi. Hariho n'abakora mu buryo busanzwe ugaciraho ukareba. Icy'ingenzi ni ukubona ahantu hatobotse, kuko uhita ubibona umwuka ugenda usohoka ugana hanze. Iyo umaze kuhabona wa mwuka urongera ugafungura ukawukuramo. Wamara kuwukuramo, ha hantu hatobotse ugashaka ikintu kiragufasha gukuraho umwanda uwo ari wo wose kugira ngo hasigare hakeye. Hariho abakoresha tuno tudisike bakoresha mu gukata, cutting disc mu rurimi rw'icyongereza. Ushobora gukoresha urwembe, ushobora gukoresha icyuma, mbese ni ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma ukuraho wa mwanda kugira ngo hasigare hameze neza. Iyo umaze kuhakorera isuku rero, igikurikiraho ni ukuzana bya bikoresho byifashishwa mu guhoma ipine cyangwa se mu guhoma chambrayeri. Ukakizana, tuba dufite igihomo cyangwa se tapanche, ukaba ugifite. Hanyuma ukaba ufite n'akandi kantu kajya kumera nk'amazi kitwa solution. Ako gasolisiyo niko ubanza gukandiraho, kaba kameze nk'uko ka gatije ka korogate dusanzwe tuzi kameze, ariko nyine ni akabugenewe, ni ukugira ngo twumve ishusho yako. Hanyuma ugakandiraho, ugashyiraho gakeya, warangiza ukagahuha cyangwa se ukakareka kakuma, gasa nk'aho kuma. Noneho iyo kamaze gusa nk'aho kuma, ubwo ufata cya gihomo neza ukagishishura, hanyuma ukomekaho, ugashaka ahantu haringaniye neza ukarambikaho, noneho ugatsindagira ku buryo bifatana neza. Iyo bimaze gufatana neza, ubwo uba wizeye yuko wa mwenge wawe wawuhomye nta kindi kibazo ufite. Ubwo nibwo ufata ya chambrayeri yawe, ukongera ukajya kuri ya pine yawe ukoresheje za tayareva nk'uko twabivuze, ukegura ugashyiramo neza nk'uko byabugenewe. Ahagomba kunyura inkondo haba hazwi, inkondo y'ipine, ubu hareba nyine ku ijante, ukabishyiramo neza. Warangiza ukongera ukoresheje ya tayareva, ya pine yawe ukayegereza kuri ya jante. Ijante ni cya cyuma kiba kirimo hagana hagati, ari nacyo dushyiraho amaburo tufunga ku mashini. Icyo nicyo twise ijante. Noneho wamara kubishyiramo neza, ukongera ukazana ya pompe yawe imwe igomba gushyiramo umwuka, iriya tunyonganyonga gutya, ukanyonganyonga ugashyiramo umwuka. Iyo ugeze hahandi udashoboka, kuko hajyamo umwuka mwinshi, iyo ugeze hahandi urahaga ukumva nawe biri kugusaba imbaraga nyinshi, tuba twizeye yuko washyizemo umwuka ushobora kugenderaho, ukabasha kwivana mu murima ukajya aho uri bubone compresseur cyangwa se air compressor. Hashobora kuba ari kuri station, hashobora kuba ari ku igaraje rikwegereye, biterwa ubwo nyine naho uherereye. Wa mwuka iyo umaze kuwushyiramo, ya pine yawe urongera ukayishyira mu mashini nk'uko twabibonye. Iyo umaze kuyifunga wegerezaho amavuro bisanzwe, amara kuyafunga uyegerejeho, ukarekura yaje ki kuko twari twabibonye tuyiterambere. Ya stand nayo uyikuraho ukarekura ijeki, imashini yawe ikongera ikicara ku butaka neza. Yamara kwicara ku butaka, ubwo wa mwuka birumvikana ni mukeya, ushobora kuba wawukoreraho. Iyo ubonye utawukoreraho, ubwo uragenda ukajya gushaka ahantu uri bushyiremo umwuka, ukuzuza ukageza kuri mu byo twita presiyo ya nyayo. Tubibara mu mabare, hariho abavuga ngo ni ibiro, ariko ubundi twe tubara muri bare. Hanyuma ukageza aho mu biro bikwiriye cyangwa se kuri bare zikwiriye, noneho ukabona ugakomeza gusubira mu murima wawe ugahinga. Hanyuma rero iyo ni ipine, yari ipine ntoya. Hari igihe yaba ari ipine nini. Ipine nini isaba imbaraga nyinshi kugira ngo ube wayitandukanya n'ijante,
cyangwa se ube washyiramo umwuka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo dukora iyo ari ipine nini ni ukuvuga ngo dufite ya pompe yacu imwe ya moto twavuze. Icyo dukora dushaka uburyo turajya twongeramo umwuka, twamara kubona dushyizemo umwuka ushobora gutuma imashini iva hano ikagera nka hariya hirya, bitewe n'ubwinshi bw'umwuka cyangwa se n'ubunini bw'umwenge ushobora kuba watobotse muri ya pine. Tugenda twongeramo tukabasha kwihuta, noneho tukagera kuri sitasiyo. Kuri sitasiyo ho bafite ibikoresho navuga ngo biteye imbere. Hari imashini bajya bakoresha bita automatic tire changing machine. Ni imashini nini yagenewe gukora biriya bipine binini, bimwe udashobora gufata ngo ukande cyangwa se uhonde ukoresheje ikintu kiremereye ngo bikunde. Iyo uragenda ugafata ipine uko yakabaye, ubwo birumvikana iyo umaze kugerayo dushyira ya mashini yacu ahantu hafite umutekano nk'uko twabivuze mbere, tukayitega, amapine yose tukayatega ku buryo idashobora kujya imbere cyangwa inyuma. Hanyuma rwa rutonde rw'ibyo dukora tugafungura amaburo, tukayoroshya, tugatera ijeki, tugashyiraho ya stand, cya kintu kidufasha kugira ngo cyunganire ijeki. Byose tukabikora uko nguko, ipine tukayikuraho tukayijyana kuri ya mashini nini, cyangwa se iyo twise automatic tire changing machine. Ni imashini nini ikoresha umwuka, ikoresha amashanyarazi, byose bikayihuriraho bitewe n'ibice bigomba gukoresha izo mbaraga. Hanyuma ipine tukayishyiraho, ubwo umuopareta wayo cyangwa se ukoresha iyo mashini ni ukugenda akanda ahantu bisa nkaho byikora ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma ubwo nayo iyo pine nayo bakayihoma mu buryo busanzwe nk'uko twabivuze, warangiza ukongera ukayisubiza ku mashini yawe ugakomeza akazi nk'uko bisanzwe. Ariko ibyo byose ni uburyo bwo kugira ngo dufashe wa muntu urimo gukora mu murima. Mwumve yuko iyo tugiye mu murima ntabwo ari ngombwa ko buri gihe imashini yawe niba igize ikibazo cyo gutoboka ipine, ntabwo ari ngombwa ko uzaparika aho ngaho ugategereza umuntu uzava ikantarangira ugahamagara ngo agombe kuza aza gufashe. Ibyo bizatuma wa musaruro wari uteganijwe ku mashini ugabanuka, igihe cyo guhinga hantu cyagabanutse, rimwe na rimwe n'uwo wahamagaye usange ntabwo ari hafi, usange umusaruro muri rusange turawubuze. Ibyo byose rero twababwiye ni ibintu byabafasha. Wowe nk'umuopareta wa wundi ufite ubumenyi buhagije, handi twabarangiye mugomba kubakura murahazi, uwo nguwo twebwe tubabirangira azabasha gukora ibyo bintu, hanyuma umusaruro awutange mu gihe gitoya. Kandi mwumvishe ko ni ibintu byoroshye. Pompe ya moto igura amafaranga make, buri wese yayigura. Urufunguzo rw'ipine buri wese yarugura, akarugendana aho agiye guhinga. Barakoze cyane.